Abami ba mbere ibice 17 kwihuse turahera ku murongo wa mbere kugeze ku murongo wa karindwi. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Eliya ateza amapfa yihisha kageze kwitwa Keti. Abafite Bibiliya yera ni page 322. Yesu nashimwe. Tugiye kumva uyu mugabo Eliya uburyo ari umugabo afite imbaraga z'Imana, uburyo ari umugabo wizeraga Imana, icyo ategetse kikagira gute kikaba. Yesu nashimwe. Bivuga ngo hejuru y'ibigirwamana hari imbaraga z'Imana. Yesu nahabwa icyubahiro. Bivuga ngo ukwizera Imana harimo guhabwa intsinzi. Haleluya. Amaze kubitegeka Eliya, imvura ntiyagwa, amapfa arahatera. Amapfa amaze kuhatera, Eliya batangira kugira gute? Atangira kumuhiga. Amaze kumuhiga, Imana ibwira Eliya ngo nahunge ajye ahungire mu kagezi kitwa Keti. Imana yamubwira ngo azategeka ibikona ngo bijye bimugemurirayo umutsima n'inyama uko bwije ndetse n'uko bigize gute n'uko bukeye. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Umuntu w'Imana akora uko Uwiteka agize gute amutegetse. Yerekeza kuri ako kagezi ka Keti. Aragenda atungwa n'igikona. Bivuga ngo nawe mugoroba Imana iguha igikona cyo kugutunga. Yesu nashimwe. Ukibazo ufite Yesu aguha igikona cyo kugutunga. Haleluya. Haleluya. Kandi muri uyu mugoroba barashaka ngo dukorere mu kintu bita gutegeka. Yesu nashimwe. Niba ufite kwizera Yesu ashobora byose, ukaba ufite kwizera yuko Yesu ari nyir'ubutware akaba nyir'ubushobozi, kandi ukaba uri umwe mu bayahamagaye, wizera yuko nawe ufite ubutware bwo gutegeka. Yesu nashimwe. Haleluya. Eliya ngo igikona kiramutunga, igihe kiragera ngo ako kagezi karakama. Bamaze gukama ngo kuko nta mvura yagwaga. Yesu nashimwe. Komeje ijambo ratubwira ko Imana yamwerekeje ku mugore wari umupfakazi. Yesu nashimwe. Nyamara ngo uwo mugore nawe nta kintu yari afite, ngo usibye agafu yari asigaranye. Haleluya. We yari asigaranye agafu ngo kari muki washigaje kukavuga ngo yipfire we n'umwana we. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Uyu mugoroba birashoboka ko nawe mu bubiko bwa sitoke yawe nta kirimo, ariko uhagarare mu mavuta yo gutegeka. Haleluya. Imana nayikoreze igikona cyo kugutunga. Birashoboka ko yari yerekeye kuri uriya mupfakazi, kuko Imana yari ifite icyo ishaka kwikiriza uriya mupfakazi. Yesu ashimwe. Inzira z'Imana zirenga zingahe? 1000. Haleluya. Uragize ukabona umuntu araje ati songera ako gatsima nanjye nkarya. Mbese wakamusongera? Wakamusongera? Ariko uyu mubyeyi ngira ngo umwuka w'Imana yari ari muri we. Ijambo ritubwira ko ngo yatoraguraga udukwi arimo yiganira. Yesu nashimwe. Haleluya. Ariko muri iyi minsi ya none hari igihe umuntu usanga asigaranye ikiro cy'umuceri mu mufuka, umugenzi we yamugendera cyangwa umuntu uze gufunguza akanga kugira icyo amuhaho, avuga yuko nawe ntakomeze. Ariko ntabwo bikwiriye kugira ngo munze hagire ikinjira, nuko n'icyo kiro cy'umuceri ugomba kukigabana na mugenzi wawe kugira ngo Imana ize gukora ku buzima bwawe. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Ngo arangije Eliya aramubwira ati mbere ya byose banza umpe usongera ku gatsima. Umubyeyi ngo arakagaragura. Amaze kukagaragura arangije arakamuha. Arangije amugatongera umuvugire n'akandi ngo arakamuvugira arakarya. Arangije wagira gute? Ngambwira ngo umuhanuzi w'Imana amaze guhaga, amaze guhembuka, aramubwira ati iki kibono kizongera kubura mifukundi. Yesu nashimwe. Bivuga ngo muri uyu mugoroba dukeneye gutanga kugira ngo natwe Imana itugirire neza. Bivuga ngo muri uyu mugoroba ukwiriye gusenga ubwira Imana uti Imana bimeze gutya na gutya, wibuke ko ntacyo nasize inyuma.
kigira gute kindengere kintabara. Yesu nashimwe. Ni Imana twizeye ntabwo ijya ibiri kubigenza. Ni Imana y'amahoro kandi ni Imana igira neza. Haleluya. Icyo dusabwa nuko tugomba kureka kugira gute kugugubiriza, ahubwo natwe muri duke dufite tukagira gute tugatanga kugira ngo umugisha w'Imana natwe tuzeho. Yesu nashimwe. Uyu mugoroba rero ndagusaba kugira ngo mwene data ugire ikintu bita kwizera, kandi ugire ikintu bita kumva yuko niba warabagawe n'Imana ufite ubutware bwo gutegeka. Ntiwitinye, ahubwo uhagarare mu kwizera, utumbire Yesu. Yesu arakugirira neza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Shalom shalom.